tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro giheruka nakomeje kugaruka ku busobanuro bw'ibanze buboneka muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe kugira ngo ndusheho kugufasha gusobanukirwa neza iby'iki gitabo benshi badatinya kuvuga ko gikomeye. Biratangaje kubona ukuntu muri iki gihe cyacu benshi mu bavuga butumwa bakomeje kwigisha ku buhanuzi. Inyigisho z'itorero zagiye zikura mu buryo bw'amateka uko ibihe byagiye bisimburana. Ubwa mbere inyigisho z'itorero zashingiraga ku byanditswe ko ari ijambo ry'Imana. Iyi nyigisho yakurikiwe n'indi yashingiraga ku bumuntu bwa Kristo. Iyi nyigisho ikaba izwi ku izina rya Christology mu ndimi z'amahanga. Nyuma haza kubaho indi nyigisho ivuga ku gakiza ariyo yitwa Soteriology. Uyu munsi rero jye nawe turi mu gihe cy'inyigisho y'ubuhanuzi kandi biradusaba kwitonda cyane mu byo twumva. Nshuti yanjye, ndashaka kukubwira ko Imana idahishura ukuri kwayo mu kuguha iyerekwa cyangwa inzozi, ahubwo tugomba kumenya neza ko ukuri kw'Imana kuzima guturuka mu gusobanura neza ijambo ry'Imana. Nkuko namaze kubivuga, aho muri iki kinyejana cya 21 bitaye cyane ku nyigisho yitwa eschatology ivuga ku bihe bya nyuma, ibyo twita ubuhanuzi. Navuga ko uhereye mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi amatorero menshi yakomeje kwigisha kuri iyi ngingo y'ubuhanuzi kandi abantu batangira kwigisha ku gitabo cy'Ibyahishuwe. Nge ntabwo ngamije gusobanura Ibyahishuwe nk'ibintu bishya ngo nkunde mboneke ko ntandukanye n'abandi, bitewe n'uko hari itandukaniro n'abanerekana mu bisobanuro ubwo ari bwo bwose nshobora gutanga kuri iki gitabo cy'Ibyahishuwe. Nusoma za Bible commentaire zimwe na zimwe uzasanga abazanditse barakomeje guhurira ku bintu bimwe byari byaranditswe n'ababanjirije. Ikindi tugomba kwirinda no gutekereza ko igitabo cy'Ibyahishuwe gishobora gukorerwaho urutonde rw'ibigikubiyemo byose, icyo bita table of contents. Ntabwo twabasha gukora urwo rutonde rw'ibikubiye mu gitabo cy'Ibyahishuwe kuko ibivugwamo ni byinshi cyane kandi ntitwaba tukibashije gusobanukirwa ibivugwa mu Byahishuwe. Nk'uko bigaragara, igitabo cy'Ibyahishuwe gitangira kuvuga ku musaraba wa Kristo no gusubira mu ijuru kwe. Mu Byahishuwe igice cya mbere tubona Kristo wambaye ubwiza, naho kuva mu gice cya kabiri kugera ku gice cya gatatu bakatubwiramo itorero. Kuva mu gice cya kane kugera ku cya gatanu tubona itorero ryageze mu ijuru. Noneho mu isi hagatangira kubamo amakuba akomeye nk'uko tubibona kuva mu Byahishuwe igice cya gatandatu kugeza ku gice cya 18. Noneho mu gice cya 19 tubona uko Kristo azagaruka mu isi gushinga ubwami bwe, naho mu gice cya 20 bakatubwiramo iby'ingoma y'imyaka 1000 ya Kristo. Hanyuma bakatubwira uko hazabaho intebe nkuru yera kandi imbere y'iyo ntebe niho abanyabyaha bazacirwa urubanza. Maze mu kuva mu gice cya 21 kugeza mu gice cya 22 tukabonamo intangiriro y'igihe cy'iteka ryose. Uko niko igitabo cy'Ibyahishuwe cyubakitse. Intangiriro y'iki gitabo ni ingenzi cyane. Nyemerera nyishimangire nisunze amagambo aboneka mu Byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Shuti yanjye, tugomba kumenya neza ko iki gitabo ari ibyahishuwe na Yesu Kristo. Mu butumwa bwiza tubona Kristo yambaye umubiri, ariko ntabwo batubwiramo ibyahishuwe bya Yesu Kristo byose. Mu butumwa bwiza tubona Kristo uciye bugufi, ariko hano mu Byahishuwe tubona Kristo mu bwiza bwe. Tumubona nk'umuyobozi w'ibiriho byose, tukamubona nk'utegeka byose. Uyu niwe Yesu Kristo duhishurirwa muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe. Mu Byahishuwe umwana w'intama niwe pfundo rya byose, niwe rufatiro ibintu byose byubatseho. Kuri we niho imigisha yose ituruka. Uyu mwana w'intama niwe mucyo, niwe bwiza, niwe cyubahiro, niwe bugingo. Ni umwami w'ijuru n'isi. Muri we niho harimo ibyishimo byose umuntu yabasha kumenya. Ntabwo dushobora kujya kure mu Byahishuwe tutavuze umwana w'intama. Ibyahishuwe bitwibutsa ko umwana w'intama ari we wamennye amaraso kubera ibyaha byacu, ariko none akaba yarazamuwe ngo amavi yose n'indimi zose zaturekwa ari umwami. Reka mvuge haleluya kubw'aya magambo, kuko umwana w'intama ari hafi kwima ingoma ye hano mu isi. Uwo niwo mugambi w'Imana.
nk'uko namaze kubivuga, ibyahishuwe ntabwo ari igitabo gikomeye kumva, kigabanyijemo ibice byumvikana cyane. Ibyahishuwe ni igitabo kitadusaba kukigabanyamo ibice bikigize, kuko intumwa Yohana yabidukoreye agendeye ku mabwiriza yari yarahawe. Mu byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa 18, umwami Yesu avuga nka Kristo wahawe ubwiza agira ati, kandi nduhoraho, icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Ndagira ngo urebe amagambo ane akomeye Kristo yavuze hano kuri uyu murongo tumaze gusoma. Yaravuze ngo nduhoraho, ati narapfuye, ngo ariko none mporaho iteka ryose, ngo kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Tubona rero Kristo atangira kubwira Yohana kwandika, kandi akamuha n'urutonde rw'ibigomba kuba muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Ibyo tubisanga mu byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa 19. Haravuga ngo nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma. Nshuti yanjye, uru ni urutonde rukomeye Kristo yahaye intumwa Yohana. Kristo niwe watanze urutonde rw'ibyagombaga kuba mu gitabo cy'ibyahishuwe. Yabanje kuvuga ngo nduhoraho, nuko ategeka intumwa Yohana ngo wandike ibyo ubonye. Ibi ni byari bimaze kurangira, kuko Yohana yari amaze kwereka umwana w'umuntu ari mu ijuru mu bwiza bwe, nk'uko biboneka mu byahishuwe igice cya mbere. Nuko Kristo akomeza kuvuga ngo nari narapfuye ariko ndi muzima. Amaze kuvuga atyo, arongera abwira Yohana ngo wandike n'ibiriho. Ibi bivuga iby'iki gihe turimo, bivuga iby'umurimo wa Kristo. Muri iki gitabo tuzabona ko Kristo wacu muzima ahuze cyane uyu munsi. Mbese wari uzi ko Kristo ari we mutwe w'itorero? Mbese uzi impamvu itorero rya none riri kunyura mu bibazo? Impamvu nta yindi, nuko itorero rya none rimeze nk'umubiri waciwe umutwe. Itorero rya none ntabwo rigifatanye n'umutwe waryo. Tuzabona rero umurimo wa Kristo mu itorero nitugera mu gice cya 2 n'icya 3 cy'ibyahishuwe. Icya gatatu, Kristo yaravuze ngo mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Hanyuma iyo tugiye ku gice cya 5, tubona ko nta wabonetse wabasha kubumbura igitabo usibye umwe gusa, ari we mwami Yesu Kristo. Nuko rero kuva ku gice cya 4 kugera ku gice cya 22 batubwiramo iby'igihe kizaza, kuko Kristo asoza abwira intumwa Yohana ngo wandike n'ibiri bukurikireho hanyuma. Ijambo ngo n'ibiri bukurikireho hanyuma rikomoka mu Kigiriki, rikaba ryitwa metatauta. None nibiki bigomba gukurikiraho? Nibizaba nyuma y'aho itorero rizaba rikuwe mu isi. Nuko rero kuva mu byahishuwe igice cya 4 kugera mu byahishuwe igice cya 22, tubona Yohana atangira kwandika ku bizaba nyuma y'uko itorero rizaba rimaze kuvanwa mu isi. Isaha iteye ubwoba iregereje, kandi uko yegereza niko nibigiye kuzaba birushaho kumera nk'ibiri kuba uyu munsi. Nicyo gituma usanga abantu benshi bafata ibi bigiye kuzaba bakavuga ko ari byo biri gusohora uyu munsi. Ariko se kuki tutagendera ku byo Yohana yatubwiye? Yatubwiye ko mu gitabo cy'ibyahishuwe harimo ibyahise, ibiriho n'ibizaba. Tuzabona nanone ko intumwa Yohana adusobanura neza no kubirebana n'ibigiye gukurikiraho hanyuma. Ndagusaba ngo ntuzacikwe n'ubusobanuro bw'ibyo bihe, keretse ahari ugendeye ku bundi busobanuro butari ubwo Yohana yaduhaye. Nishingiye ku bice bikuru Yohana yaduhaye, navuga ko ibyahishuwe bikubiyemo izi ngingo 3 nkuru zikurikira. Icya mbere, ubumuntu bwa Yesu Kristo, uko Kristo yerekanwa mu bwiza bwe. Iryo biboneka mu byahishuwe igice cya mbere. Icya kabiri, nibiri mu kuboko kwa Kristo, iryo ni itorero rye. Ibyo biboneka mu byahishuwe kuva mu gice cya 2 kugeza mu gice cya 3. Icya gatatu ni gahunda ya Yesu Kristo nkuko yahishuwe mu ijuru. Ibyo biboneka mu byahishuwe kuva mu gice cya 4 kugera mu gice cya 22. Igice cya nyuma cy'ibyahishuwe kivuga ku iherezo ry'ibintu byose byo mu isi. Iyi ngingo ni nayo ituma igitabo cy'ibyahishuwe kirushaho kuba cyiza cyane. Mu gice gikuru cya mbere cy'ibyahishuwe tuzabona ibyerekeranye n'ubumuntu bwa Kristo n'umwanya afite mu ijuru n'icyubahiro cye n'umutambyi mukuru usabira itorero. Tuzabona ko Kristo ari butegeka byose. Mu butumwa bwiza tubona Kristo mu ishusho yo guca bugufi, tumubona nk'umugaragu ukorera abanzi be wapfuye ku musaraba. Ariko mu gitabo cy'ibyahishuwe tubona ishusho ya Kristo itandukanye, kuko Kristo aboneka nk'utegeka byose, akaba akiri umwana w'intama w'Imana ukomeye kandi uzatera ubwoba iyi si yose. Gutera ubwoba mvuga nta kundi nuko ari uzacira isi urubanza. Ubumuntu bwa Yesu Kristo niyo nsanganyamatsiko nkuru y'igitabo cy'ibyahishuwe. Muri iki gitabo kandi tubona Kristo ari mu ijuru, tukamubona nk'utegeka byose. Kristo ntabwo ari insanganyamatsiko nkuru mu gitabo cy'ibyahishuwe gusa, ahubwo ni nawe insanganyamatsiko nkuru mu bitabo byose bya Bibiliya. Ibyanditswe bivuga ku Mana kandi bikavuga no kuri Kristo, kuko Kristo ni Imana. Kristo niwe pfundo ry'ibyanditswe byose mu ijambo ry'Imana. Ibi rero tugomba gukomeza kubizirikana mu gihe cyose tuzaba turi kwiga igitabo cy'ibyahishuwe, kabone yewe no mu gihe twaba turi kwiga ubutumwa bwiza. Muri rusange Bibiliya itubwira ibyo Kristo yakoze, ikatubwira ibyo ari gukora, ikatubwira kandi n'ibyo azakora. Igitabo cy'ibyahishuwe rero nacyo kitubwira ibyo Kristo ari gukora, kikanatubwira ibyo azakora.
mu gitabo cya nyuma cy'isezerano rya kera aricyo Malaki gisoza kivuga iby'umwana ukiranuka ugiye kuzategeka, azazana ibyiringiro mu isi yavumwe, kandi ibyo byiringiro bisobanura kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Igitabo cy'ibyahishuwe nacyo gisoza kivuga ku nyenyeri y'umucyo yo mu gitondo. Iyi nyenyeri ikaba ishushanya Kristo ubwo azagaruka kuvana itorero rye mu isi. Kujyanwa kw'itorero ni ibyiringiro byo mu isezerano rishya, nk'uko guhishurirwa kwa Kristo byari ibyiringiro byo mu isezerano rya kera, kandi igitabo cy'ibyahishuwe nicyo cyuzuza uku guhishurwa kwa Kristo. Ndagira ngo kandi umenye ko hari aho igitabo cy'itangiriro n'igitabo cy'ibyahishuwe bihurira, hari aho igitabo cya mbere n'icya nyuma bya Bibiliya bihurira. Itangiriro rivuga intangiriro ya buri kimwe cyose, ibyahishuwe bikavuga iherezo rya buri kimwe cyose. Itandukaniro riri hagati y'ibi bitabo byombi ni iri rikurikira: mu itangiriro isi yararemwe, mu byahishuwe isi ikurwaho. Mu itangiriro Satani niwe wigometse ku Mana bwa mbere, mu byahishuwe Satani niwe wigomeka ku Mana bwa nyuma. Mu itangiriro izuba, ukwezi n'inyenyeri bihabwa ububasha bwo gutegeka isi, mu byahishuwe izuba, ukwezi n'inyenyeri bihabwa ububasha bwo gucira isi urubanza. Mu itangiriro izuba rihabwa ububasha bwo gutegeka amanywa, mu byahishuwe izuba ntirikenerwa. Mu itangiriro umwijima witwa ijoro, mu byahishuwe ijoro ntiribayo. Ibyo wabisoma mu byahishuwe igice cya 21 ku murongo wa 25 no mu gice cya 22 ku murongo wa 5. Mu itangiriro amazi yitwa inyanja, mu byahishuwe nta nyanja ibaho. Mu itangiriro habonekamo irembo rijyana mu cyaha, mu byahishuwe hakabonekamo irembo ryo kuva mu cyaha. Mu itangiriro umuntu yaravumwe, mu byahishuwe umuvumo ukurwaho. Mu itangiriro urupfu rwinjiye mu isi, mu byahishuwe nta rupfu rwongera kubaho. Mu itangiriro habonekamo intangiriro y'agahinda n'umubabaro, mu byahishuwe nta marira n'agahinda byongera kubaho. Mu itangiriro habonekamo ubukwe bwa Adamu wa mbere, mu byahishuwe habonekamo ubukwe bwa Adamu wa nyuma. Mu itangiriro habonekamo umurwa w'umuntu ari wo Babuloni yubatswe, mu byahishuwe habonekamo umurwa wubatswe n'umuntu ari wo Babuloni usenyuka, maze umurwa w'Imana ari wo Yerusalemu nshya ukazamurwa. Mu itangiriro havugwamo iby'uko Satani azapfa, mu byahishuwe Satani arapfa. Biratangaje kubona ko igitabo cy'itangiriro gifungura Bibiliya kitabwira abo mu isi gusa, ahubwo kibwira abo mu isanzure bose, kigira kiti mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, nk'uko byanditswe mu itangiriro igice cya mbere ku murongo wa mbere. Nanone kandi tubona ko igitabo cya nyuma gisoza Bibiliya kitabwira abari mu isi gusa, ahubwo kibwira abari mu isanzure bose, kuko mu byahishuwe tubona yuko Imana izakorana n'isanzure ryose n'ibiri muri iryo sanzure byose ari byo biremwa byayo. Nshuti yanyu, ndakubwiza ukuri ko nta kindi gitabo wabona cyiza gitangaje nka Bibiliya. Uyu munsi rero ndakubwira uburyo ibyahishuwe ari ubutumwa bw'Imana bwahawe Kristo, nawe akabuha marayika ngo abushyikirize intumwa Yohana, ngo nawe abone kubushyikiriza jye nawe. Nyemerera mbere yuko twinjira mu nyigisho y'uyu munsi tubanze dufata akaruhuko gato cyane, maze ngaruke mu kanya twiganirire. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Sambirana usembera Sambirana usembera Imana yakucyubahiro. Sambirana usembera Imana yakucyubahiro. Sambirana usembera Imana yakucyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Inyigisho y'uyu munsi iratwinjiza mu gice cya mbere mu gitabo cy'ibyahishuwe. Muri iki gice cya mbere nta kindi kivugwamo atari ubumuntu bwa Yesu Kristo. Mu gice cya mbere gikuru cy'iki gitabo, ingingo nyamukuru batubwiramo ni ubutumwa bwa Kristo. Tubona Kristo mu bwiza bwe no mu mwanya w'umutambyi mukuru usabira itorero rye kandi akarikorera. Tubona Kristo nk'umutware utegeka byose. Mu butumwa bwiza tubona Kristo nk'uciye bugufi, umuntu wo ku rwego rwo hasi kandi wapfuye ku musaraba. Yigize umugaragu ku banzi be hano mu isi. Nyamara uko siko aboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe, kuko mu byahishuwe aboneka nk'utegeka byose. Aracyari kandi umwana w'intama w'Imana, ndetse tubona umujinya w'umwana w'intama utera ubwoba isi. Ubundi insanganyamatsiko nkuru ya Bibiliya yose
ni umwami Yesu Kristo. Ibyanditswe bivuga ibintu bibiri, bivuga Imana bikavuga na Kristo, ari byo theocentric, bisobanura ko Bibiliya ari ibyanditswe bivuga ku Mana, ndetse na Christocentric, bisobanura ko Bibiliya ari ibyanditswe bivuga kuri Kristo. Kuva Kristo ari Imana niwe pfundo ry'ijambo ry'Imana ryose. Ibi tugomba kubizirikana mu gihe turi kwiga iki gitabo cy'ibyahishuwe kurusha uko twabibona mu bindi bitabo bya Bibiliya. Tugomba kandi kubizirikana cyane mu gihe turi kwiga ibitabo bigize ubutumwa bwiza. Bibiliya itubwira ibyo Kristo yakoze, ikatubwira ibyo ari gukora, ikatubwira ndetse n'ibyo azakora. Ibyahishuwe bishimangira ibyo Kristo ari gukora, bikavuga n'ibyo azakora. Ibi rero tugomba kubizirikana. Fata Bibiliya yawe rero dusomere hamwe amagambo dusanga mu byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Mu gitabo cyanditswe na Dr. Vernon McGee akacyita Revealing Through Revelation, yasubiyemo buri murongo w'igitabo cy'ibyahishuwe, ariko asubiramo iyo mirongo mu magambo ye bwite. Hariho hamwe na hamwe rero tuza kwifashisha bene iyo mirongo yasubiyemo ayishyira mu magambo ye, kandi ndabizi ko biza kugira icyo bidufasha. Ntabwo nshaka gukoresha iyo mirongo McGee yasubiyemo kuko ari myiza, kandi ndabizi yuko hari n'uwayisoma akaba atayikunda. Ariko impamvu nifuje kwifashisha iyo mirongo y'ibyahishuwe yasubiwemo na Dr. Vernon McGee ni ukugira ngo idufashe gusobanukirwa amagambo y'ikigiriki yakoresheje, hanyuma tuyahuze n'imvugo yoroshye dusanzwe dukoresha muri iki gihe cyacu. Icyanditswe cyo mu byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa mbere, Dr. McGee yagisubiyemo agira ati: ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibiri hafi kuba, agatuma kandi agaha ikimenyetso marayika we ari nawe ntumwa ye ngo abimenyeshe imbata ye Yohana. Inshuti yanjye, mbere ya byose ndagira ngo ubanze umenye ko iki gitabo ari ibyahishuwe, kandi iri jambo ibyahishuwe riri mu buke, ntabwo riri mu bwinshi. Mu buhamya bwe bugufi, Dr. Vernon McGee avuga ko hari umupastori wafashe izabukuru wamusanze ubwo yari akiri pastori mu mujyi wa Los Angeles, nuko ngo uwo mupastori wari warafashe izabukuru arwanya cyane ubusobanuro McGee yari yaratanze burebana n'igitabo cy'ibyahishuwe. Uwo mupastori wari warafashe izabukuru yabwiye McGee ati: nta kintu na kimwe uzi ku birebana n'ibyahishuwe. Aha ndavuga ibyahishuwe mu bwinshi. Nuko McGee asubiza uwo mugenzi we ngo: muvandimwe, uri mukuri rwose, kuko nta kintu na kimwe ku birebana n'igitabo cy'ibyahishuwe. Ndavuga ibyahishuwe mu bwinshi. McGee akomeza amubwira ngo nta nubwo nigeze mbona icyo gitabo cy'ibyahishuwe, ndavuga ibyahishuwe mu bwinshi. Uyu mupastori wari warafashe izabukuru yaje kumva akozwe n'isoni z'ibyahakanaga, kuko kuva mbere hose atigeze amenya ko igitabo cy'ibyahishuwe kigizwe n'ijambo ibyahishuwe ubwabyo riri mu buke aho kuba mu bwinshi. Ubundi ijambo ibyahishuwe mu kigiriki ni apokalupsis, bisobanura ibyatwikuruwe cyangwa se nyine ibyahishuwe na Yesu Kristo. Twasomye rero ijambo rivuga ngo kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba. Mu gice cya nyuma cy'ibyahishuwe, Yohana yarabwiwe ngo amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Aya magambo yanditse mu byahishuwe ibice 22 ku murongo wa 10. Ibyahishuwe ntabwo ari igitabo cy'ubwiru, ni igitabo gifunguye kandi abantu b'iki gihe bashobora kucyumva. Ibyahishuwe ni igitabo gitandukanye n'ubuhanuzi buboneka mu gitabo cya Daniyeli, kuko Daniyeli yabwiwe ko agomba kugira ubwiru ubuhanuzi yari amaze guhabwa n'Imana. Umwami wacu Yesu nawe yacaga imigani y'amayobera, kandi mu by'ukuri imigani ya Yesu kugeza n'uyu munsi hari bamwe mu itorero batajya bapfa kwisobanukirwa. Ari nayo mpamvu umwami wacu yabivuze hatya ngo, arabasubiza ati: mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abo hanze byose babibwirirwa mu migani, ngo kureba babirebe ariko be kubibona, no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa, ngo ahari badahindukira bakababarirwa ibyaha byabo. Aya magambo Yesu yavuze tuyasanga mu butumwa bwiza bwa Mariko ibice 4 kuva ku murongo wa 11 kugera ku murongo wa 12. Inshuti yanjye,
ngira ngo urabibona ko no mu butumwa bwiza tubonamo igice cy'inkuru aho kubona inkuru yose. Ibi ni ibyerekana ko dukeneye igitabo cy'ibyahishuwe kugira ngo tubashe kumenya byose, ko byose bihishurwa muri iki gitabo cya nyuma cya Bibiliya. Yego rwose, birumvikana cyane ko Umwuka w'Imana ari we wenyine ugomba kutubera umwigisha. Ariko rero tubona neza ko igitabo cy'ibyahishuwe gikuraho umwenda, maze tukabona Kristo mu bwiza bwe buhishuwe, mu mbaraga no mu cyubahiro cye. Inshuti yanjye, ibi byose ni ibyerekana ko igitabo cy'ibyahishuwe atari igitabo cy'amabanga cyangwa amayobera nk'uko benshi babitekereza, ahubwo ni igitabo gikuraho icyitwa ibanga cyose, hanyuma nanone kikitwa ubuhanuzi ku murongo ukurikiraho nk'uko tuzabibona. Iyo uwiyita umukristo avuze ko adasobanukirwa igitabo cy'ibyahishuwe, bintera kwibaza byinshi, kuko iki gitabo cy'ibyahishuwe twagihawe kugira ngo tubashe gusobanukirwa amayobera y'ubwami bw'Imana. Twasomye ngo kugira ngo yereke. Ibi bisobanura kwerekana mu buryo bw'amashusho ibimenyetso, haba mu buryo burashe cyangwa butarashe, uburi direct cyangwa uburi indirect. Twasomye nanone ngo agatuma marayika we nawe akabimenyesha. Ibi byerekana ko Kristo yahishuye ibye akoresheje ibimenyetso. Kandi nagira ngo ukomeze kwibuka ko ibimenyetso tuvuga hano ari ibimenyetso bisobanutse mu by'ukuri. Petero yaduhaye itegeko rikomeye ku birebana no gusobanura ubuhanuzi, nk'uko tubibona muri Petero wa kabiri igice cya mbere ku murongo wa 20. Aravuga ngo, ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. Inshuti yanjye, ntabwo ari ugupfa gusobanura umurongo wa Bibiliya uko wiboneye, ahubwo uwusobanura mu mucyo w'ijambo ry'Imana ryuzuye. Uwitwa Ottoman yaravuze ngo imvugo shusho y'ibyahishuwe ni ishusho y'ibifatika. Ku murongo wa mbere twasomye mu gice cya mbere mu gitabo cy'ibyahishuwe, hari amagambo avuga ngo yereke ibikwiye kuzabaho. Ibi biduhamiriza neza ko iby'intumwa Yohana yatubwiye atari inzozi. Inshuti yanjye, ni ukuri rwose, hari ukuri gukomeye tubona muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Mbese ibyo bikwiye kuzabaho ni ibiki? Umunsi umwe ari nijoro, umugore wa Magi na Magi bariho bita ku mwuzukuru wabo w'umuhungu. Baramureka ngo akinire mu cyumba bari bamwuzurijemo ibikinisho. Ariko ubwo uwo mwana akaba yari ari hafi y'aho ba Magi bari bicaye. Nuko wa mwana yinjira muri cya cyumba, maze avanaho ibikinisho byose, maze atangira kubyita ibintu bye. Uyu mwuzukuru wa Magi yafashe bya bikinisho abinyanyagiza ahantu hose. Nuko Magi n'umugore we baza kuvana wa mwana muri cya cyumba cy'ibikinisho, ariko ntibamusaba kubitoragura ngo abivane aho yari yabinyanyagije hose. Kandi nabo nuko ntibigeze batoragura ibyo bikinisho byari binyanyagiye hose. Nuko bumaze kwira, ubwo Magi yariho agendagenda mu nzu, akandagira bimwe muri bya bikinisho, maze aranyerera yitura hasi. Uru ni urugero nguhaye nshaka kukumvisha ko rimwe na rimwe ibintu bifatika bishobora kuba ibimenyetso, ariko kandi ntabwo wanyerera ku bimenyetso. No mu gitabo cy'ibyahishuwe, ibintu bifatika biboneka nk'ibikomeye, kandi ibintu bariho batubwira muri iki gitabo ni ukuri kuzima. Tubona neza ko ahantu hose Yohana yakoresheje ibimenyetso, ahita anabidusobanurira ko yakoresheje ibimenyetso nyine, kandi natwe tugahita tubimenya ko yakoresheje ibimenyetso, kuko ukuri ari kugari kurusha ibimenyetso. Kandi rwose ibimenyetso ni ishusho yoroheje y'ukuri kuzima. Twasomye nanone ngo ibikwiye. Kristo avuga ko ibyo yahishuye bikwiye kuzabaho. Ijambo bikwiye ryumvikanisha ko ubutumwa Yohana yari agiye guhabwa bwari ubutumwa bwihutirwa kandi bw'ukuri kuzima. Twasomye nanone ijambo rivuga ngo vuba. Iri jambo naryo ritwereka neza ko ubutumwa Yohana yari ahawe ari ingenzi cyane kuri twebwe. Iri jambo vuba ntabwo riboneka cyane mu byanditswe. Urugero turibona muri Luka igice cya 18 ku murongo wa 8, aho umwami wacu yavuze ngo ndababwira yuko izazirengera vuba. Aha baravuga intore z'Imana. Iri jambo risobanura ko kwihorera kw'Imana kuzatangira kuzabaho vuba cyane. Ntawe uzaruhanya nako. Iri jambo vuba rero
ntabwo risobanura ko umwami ari bugufi kuza, ahubwo risobanura ko ubwo Kristo azaza ibyo yavuze byose bizahita bibaho vuba kandi mu buryo bwihuse cyane. Kwihorera kwa Kristo kuzabaho mu gihe gito cyane. Intumwa Yohana aduhamiriza neza ko iby'Imana yamuhaye ari ibyahishuwe na Yesu Kristo. Ndagira ngo rero urebe neza ibiranga ibyahishuwe. Ibyahishuwe ni ubutumwa bwavuye ku Mana gusa, bwahabwa Yesu Kristo. Kristo nawe akabuha marayika we, maze marayika we nawe akabuha intumwa Yohana. Nuko buva kuri Yohana bugera no ku mbata za Kristo kugira ngo bamenye ko hari ibigiye kuba kandi vuba. Uko ni nako ubwo butumwa bwageze kuri jye nawe uyu munsi. Ibi mvuze hari ubwo kenshi bikunda gutera ikibazo, ukumva wenda umuntu aravuze ngo umuvugabutumwa urifatishije kuko wavuze ko marayika atagikorana n'itorero rya kino gihe. Yego rwose niko bimeze, kandi n'ubu ndacyabihamya ko marayika atagikorana n'itorero rya none. Ahubwo marayika bariho batubwira hano mu byahishuwe ni intumwa yo mu ijuru, kandi wibuke ko Yohana yariho yandika avuga ku bizaba mu gihe kiri imbere. Ibyo nibyo Kristo azakora mu gihe kiri imbere, kandi guhera ku gice cya 4 cy'ibyahishuwe tubona neza ko baba batubwira ibizaba mu gihe kiri imbere nyuma y'uko itorero rizaba rimaze kuvanwa mu isi. Uko niko kuri kuboneka muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Mbere y'uko dutandukana ndagira ngo nkugezeho incamake y'ibyo twaganiriyeho uyu munsi. Twabonye ko ibyahishuwe na Kristo biduhamiriza ko hari ibyenda gusohora, kandi ibi bizaba itorero rimaze kuvanwa mu isi. Ibi byahishuwe ni ubutumwa bw'ukuri bw'Imana bwahawe Yesu Kristo, nawe abuha marayika ngo abugeze kuri Yohana kugeza ubwo jye nawe tubwakiriye. Tugomba rero kwemera amagambo ari muri iki gitabo cy'ibyahishuwe nk'ukuri kuzima kandi gusobanutse, ndetse tugakomeza gutegereza twihanganye gusohora kw'ayo magambo. Reka dusenge Imana. Mana, ndagushimiye ko waduhaye iki gitabo cy'ibyahishuwe kugira ngo tumenye ibyo ugiye gukora ku mperuka y'isi. Ugirire neza umuntu wese ukomeje kwita kuri aya magambo, kandi arusheho no kwitegura kugaruka kwawe. Bisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Urakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ni ingaruka tuzakomeza kwigira hamwe igice cya mbere cy'ibyahishuwe. Nzakubwira uko Yohana mu kwandika ibyahishuwe na Yesu Kristo yabwiye abari mu matorero 7 yo muri Aziya. Aya matorero 7 rero akaba ahagarariye itorero rya Kristo rigomba kumenya ibyo mu gihe kizaza. Mu gusoza rero umwami arakubwira ngo dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.